ndakuramutsa mutoni w'Imana. None kuwa gatatu tariki 25 Werurwe 2020 turahimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya abwirwa ko azabyara umwana w'Imana, Annonciation. Dore amasomo agiye kubidufashamo. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 7 umurongo wa 10 kugeza kwa 14 n'umutwe wa 8 umurongo wa 10. Zaburi ni ya 40. Isomo rya kabiri ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa 10 umurongo wa 4 kugeza kwa 10. Ivanjili yanditswe na Luka, umutwe wa mbere umurongo wa 26 kugeza kwa 38. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo mu Galileya witwa Nazareti ku mukobwa w'isugi wari yarasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Marayikazi wabo aramubwira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise ayo magambo arikanga, yibaza icyo iyo ndamutso ivuga. Marayika aramubwira ati, wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda, ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yezu. Azaba umuntu ukomeye, kandi bazamwita mwene nyir'ijuru. Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi. Azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira marayika ati, ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati, Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ububasha bwa nyir'ijuru bukubundikire mu gicucu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba intungane, kandi azitwa umwana w'Imana. Dore Elizabeti mwene wanyu nawe yasamye mu zabukuru, ku kwezi ni ukwa 6, kandi ubundi yitwaga ingumba, kuko nta kinanira Imana. Mariya aravuga ati, ndi umuja wa Nyagasani, byose mbe nk'uko bivuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana ba Bikira Mariya, uyu munsi turahimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya abwirwa ko azabyara umwana w'Imana, Annonciation. Tugendeye ku masomo atagatifu, tugiye kuzirikana ku isengesho rikomeye kandi rifite ububasha rya ndakuramutsa Mariya. Mu isomo rya mbere, Uhoraho agiye gutanga ikimenyetso cyo gucungura abantu. Dore umukobwa w'isugi agiye gusama inda, akazabyara umuhungu, maze akamwita Emanueli, Imana turi kumwe. Bavandimwe, Imana ntibeshya, yuzuza amasezerano yayo. Aribyo twumvise mu isomo rya kabiri, Yezu ubwe ariyizira ngo acungure abantu. Dore ndaje nkora ugushaka kwawe. Nguko uko Imana yigize umuntu mu nda ya Bikira Mariya. Mu Ivanjili y'uyu munsi, Bikira Mariya yarateguwe kuva kera na kare. Noneho yinjiye ku mugaragaro muri uyu mugambi wo gucungura isi, akabimenyeshwa kandi akabyemera. Marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana azi iwabo Mariya, aramubwira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Ijambo marayika ni angelus mu kilatini, ange mu gifaransa, angelos mu kigereki, malayak mu gihebureyi, bisobanura message, intumwa y'Imana. Baravuga mu Kinyarwanda ngo usuzuguye intumwa abasuzuguye n'uwayitumye, cyangwa wamuvuzi w'ijambo uvuga ati, amaguru n'ayanjye naho umunwa n'uwa databuja, ashaka kuvuga ko yoherejwe ko ibyo avuga abitumwe atari ibye. Mariya yakire neza intumwa y'Imana, bituma asama aba nyina w'Imana. Imana ifite uburyo bwinshi itwiyerekamo. Rimwe, mu ijambo ryayo Bibiliya. Kabiri, abahanuzi, intumwa z'Imana, abantu baza kutuburira, bakatugira inama, bakadukebura. Gatatu, ibyo yaremye, abantu n'ibintu. Kane, ibimenyetso, mu masakramentu n'ahandi Imana itwiyereka mu nzira tunyuramo y'ibyago n'ibyishimo. Gatanu, umutimanama wacu, conscience, ryajwi ry'imbere ritubwira riti, iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Gatandatu, mu nzozi n'ahandi henshi. Izo nzira zose n'izindi nyinshi Imana inyuramo iza kudusura, kutubwira no kutuburira, ikoresha abamarayika bayo. Nuko rero nawe muvandimwe, ujye ubera abandi umumarayika, cyangwa wakire neza abamarayika Imana idahwema kugutumaho mu buryo ubwo ari bwo bwose. Isengesho rya ndakuramutsa Mariya ridutoza gusohoza neza no kwakira neza ubutumwa bw'Imana, kuko marayika Gaburiyeli na Bikira Mariya babiduhayemo urugero. Hari umubare nyamwinshi w'abayobe baduca intege mu buyoboke bwacu kuri Bikira Mariya, bati, mwebwe musenga Bikira Mariya kandi ari ikiremwa nkatwe, ngo za ndakuramutsa Mariya mukarundanya. Reka twibutse inkomoko ya ndakuramutsa Mariya, bityo muvandimwe ntuzongeye kugera muri icyo kigare cy'abayobe. Ntabwo dusenga Bikira Mariya, ahubwo turamwiyambaza, tukifatanya nayo gusenga Imana, tukamunyuraho tujya ku Mana, kuko Imana nayo yamunyuzeho kugira ngo itugereho. Isengesho rya ndakuramutsa Mariya rigizwe n'ibice bibiri by'ingenzi. Igice cya mbere ni louange, ibisingizo, aho dufatanya na Bikira Mariya mu byishimo yagize kubw'iyi nkuru nziza.
tugifatanya nawe dusingiza Imana. Iki gice tugisanga muri Bibiliya, kizwe n'intoro ya marayika aza kumubwira inkuru nziza, annonciation, Luka umutwe wa mbere umurongo wa 28, n'ijambo rya Elizabeti igihe Mariya musuye, visitation, Luka umutwe wa mbere umurongo wa 42. Igice cya kabiri ni supplication, gutakamba, ibisabisho, aho dufatanya na Bikira Mariya nk'abanyabyaha, umuryango w'Imana uri mu kaga, tugatabaza ubuvunyi bwa Bikira Mariya n'ubw'Imana dusabirana. Iki gice cya kabiri cyo ntabwo kiri muri Bibiliya, dore ko n'ibintu by'ubuyoboke ku Mana byose bitaba muri Bibiliya, cyaturutse ku byumviro by'abayobozi ba Kiliziya. Twibuke ijambo ryakorejwe muri konsili ya Efeze muri 431, aho bemeje izina rya Bikira Mariya Theotokos mu Kigereki, nyina w'Imana. Aya magambo y'iki gice rero akaba yaravuzwe bwa mbere na Mutagatifu Simon Stock, wari umukuru wa Karumeli mu 1265. Yararembye cyane agiye gupfa, ati: Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Biragaragara ko nubwo Simoni yari agiye gupfa atisabiraga wenyine, ahubwo yasabiraga abantu bose. Ndakuramutsa Mariya rero ntabwo ari iy'umuntu umwe, ni ya bose. Guhera ubwo buhoro buhoro isengesho rya Ndakuramutsa Mariya ritangira gukoreshwa muri ibyo bice byombi, noneho natwe byatugezeho kubera Imana. Mutagatifu Francisco wasize ati: kuvuga Ndakuramutsa Mariya ni ugutuma ab'ijuru n'abamarayika bishima baseka. Igihe Bikira Mariya yabonekeye Mutagatifu Matilda yaramubwiye ati: nta sengesho rindi ku isi rintera ibyishimo byinshi nka Ndakuramutsa Mariya. Bavandimwe, isengesho rya Ndakuramutsa Mariya gifitemo ububasha buhanitse. Cyakora utarivuga neza cyangwa uripinga ntiyabishyikira, ntiyabyumva. Mu mico myinshi y'abakristu tumenyereye mu buboke bwacu kuvuga indamutso ya marayika ibihe bitatu, ku masaha 12 za mu gitondo na nimugoroba na 6 z'amanywa. Hari naho bavuga inzogera yibutsa idukangura. Kuri ayo masaha umumarayika wa Nyagasani abaje gutwibutsa ko Imana iri kumwe natwe, présence de Dieu parmi nous. Bavandimwe, ayo masaha ntimukapfusha ubusa, muyabyaze umusaruro. Hari kandi shapure cyangwa rozari umukristo ahamagariwe kuvuga buri munsi, aho twifatanya na Bikira Mariya muri iyo nzira nk'urwego tunyuraho dusanga Imana. Bavandimwe, rozari mu bihe bikomeye nk'ibi turi mu icyorezo cya coronavirus gitwibasiye, rozari yatabaye benshi, ikiza benshi, ituma batsinda intambara nyinshi. Nk'uko no mu mateka Bikira Mariya atabamye gutabara abantu akoresheje ishapure, natwe dufata ishapure, dupfukame, dusenge dukomeje. Ishapure ni intwaro ya roho yizewe impande zose. Mureke tuyihe ijambo ubundi twirebera ibitangaza bya Bikira Mariya. Isengesho rya Ndakuramutsa Mariya, indamutso ya marayika n'ishapure cyangwa rozari, mukristo ntubiburire umwanya muri iyi minsi ikomeye turimo. Bikira Mariya atsinda shitani kakahava. Bikira Mariya aradukomeza. Bikira Mariya aradusabira nk'uko Mutagatifu Simon Stock yarageze ahaga ku rupfu akibuka gutabaza Bikira Mariya. Natwe coronavirus tugeze kure, dusabe Bikira Mariya dutsindire iki cyorezo coronavirus, atsinde sekibi uri gushaka gutworeka. Bikira Mariya nyina w'Imana udusabire. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas muri zimwe seminari nta Mutagatifu Aloyizi, Diocese ya Cyangugu.